Ubundi muri business habamo ibintu bibiri, haba icyitwa business hakaba n'icyitwa business plan. Mbere yuko ukora business ubanza kugira icyitwa business plan. Ese business plan ni iki? Business plan ubundi ni impapuro ugira cyangwa se utegura mbere yuko ukora umushinga wawe, ukigiraho cyangwa se ukareba neza ko wa mushinga wawe uzunguka cyangwa se uzahomba. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wakikorera business plan yo korora inkoko runaka. Haba ari inkoko z'inyama, inkoko z'amagi, inkoko za saso cyangwa se izindi nkoko zarizo zose. Tugiye kurebera hamwe step by step za buryo ki wategura icyitwa business plan y'umushinga wawe ukareba yaba uzunguka cyangwa se uzaguhombera. Ni karibu rero muri iki kiganiro muri kumwe nanjye Hagenimana Fabien, aho tugiye kurebera hamwe icyitwa business plan cyangwa se iyi dokima mu bworozi bw'inkoko wayitegura uhereye he, wasoreza hehe. Ni gute wategura business plan yawe mu buryo buri professionnel. Ngo haye ikaze rero muri iki kiganiro. Yaba ari ubwa mbere urugeze kuri channel wakora subscribe, heba aho rusanzwe uhazi wakora icyitwa like, ndetse ukaba wajya no muri comment ugasigamo igitekerezo cyawe mbere yuko video iza kurangira. Reka rero turebere hamwe icyitwa business plan. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kwifashisha ku muntu ushaka korora inkoko za broilers cyangwa se zino nkoko z'inyama. Turaza kurebera hamwe ndetse turebere hamwe no ku nkoko z'amagi zo twita layers zizwi nka Iza Brown. Izo nizo nkoko tugiye kuba twarebaho kuri uno munsi. Tugiye kuba twakora business plan ku muntu ugiye korora inkoko za broilers, inkoko 100 ndetse n'iz'amagi. Turaza kurebera tugufashe gukora icyitwa business plan. Ku musozo w'iyi video buri muntu wese wakurikiye neza azi neza buryo ki yakikorera business plan y'ubwoko bw'inkoko ze ashaka, umubare w'inkoko ashaka korora, akareba ati nzungukaho angana gutya n'indamuka nkoze uyu mwuga neza. Mu bworozi bw'inkoko rero iyo ugiye gukora business plan hari ibintu byinshi kubanza gutekerezaho. Icya mbere urabanza ukamenya ngo ufite ikiraro gihagije cyo korora izo nkoko runaka ukeneye korora. Icya kabiri ibikoresho byo mu bworozi urabifite uzakenera. Ubwo ibikoresho ndimo ndavuga drinker cyangwa se feeder. Ubwo ntiturura dukoresha zinweramo amazi ndetse n'ibyo ziriramo. Nyuma yaho ubundi ukabona ukiga ku mushinga w'inkoko, ukamenya ngo uzorora ubuhe bwoko bw'izihe nkoko, ukabona ukazikorera umushinga. Kuri uyu munsi rero umushinga tugiye kuwukorera wa muntu ufite ikiraro, utazasabwa kongera kubariramo umushinga wo kubaka ikiraro. Ubwo hano ugomba kuba ufite ikiraro. Ubundi umushinga tugiye kurebera hamwe noneho nyuma yo kuba ufite ikiraro tugiye kurebera hamwe ibyo usabwa kugira ngo inkoko 100 za broilers ubashe kuba wazikuza. Kuva wakiriye imishwi yazo ukazigaburira kuva ku munsi wa mbere kugeza nibura zujuje amezi 2, kuko inkoko z'inyama niho zikunze kugurishwa zigeze. Kuko ku mezi 2 izi nkoko ziba zujuje ibiro 2 kandi amasoko yakira ino nkoko ya broilers ariko ifite ibiro 2. Ni karibu rero muri iki kiganiro aho tugiye kuba twarebera hamwe ingano. Muri iyi video turaza kureba title ya mbere cyangwa se point. Title tubonye ko ari ukora business plan y'ubworozi bw'inkoko. Key point ya mbere turaza kurebera hamwe imishwi 100 igura angahe, imishwi ya broilers. Icya kabiri turi gukurikizaho turaza kurebera hamwe ese izi nkoko cyangwa se ino mishwi muri stage ya mbere tuzi nga starter feed, muri starter feed zizakonsoma amafaranga angahe. Tujye kuri stage ya kabiri ya grower, tumenye ngo muri grower zizagutwara amafaranga angahe. Tujye muri finisher, tumenye ngo izi nkoko zizagutwara amafaranga angana ati. Ku musozo turaza guteranya n'amafaranga yose tumenye ngo byadutwaye amafaranga angana iki. Noneho tube twajya kureba ku isoko izi nkoko nituzigezayo tuzakuramo amafaranga angana iti, tumenye ngo tuzahomba cyangwa se tuzunguka. Ibyo nibyo tugiye kuba twareba muri iki gice cya mbere cy'ino video. Kiraba kigizwe no kwiga ku mushinga w'inkoko za broilers cyangwa se izi nkoko z'inyama. Ni ukuvuga ngo reka duhere ku mishwi 100. Ese imishwi 100 y'inkoko za broilers igura angahe? Izi nkoko za broilers nk'uko mubizi tuzibona zivuye muri Uzima Chicken, niho bagurisha izi nkoko z'inyama imishwi yazo. Niho hano nakubwira hizewe ho wazazikura. Kuvuga ngo umushwi umwe wa broilers ubuhagaze amafaranga 1200. Ni ukuvuga ngo muri zino nkoko 100 dusabwa korora bizadusaba ko tuba dufite 120 kugira ngo ubone ipaki y'inkoko zose arizo inkoko 100.
ni ukuvuga icyo uzasabwa cya mbere kuri ino plan yawe, uzamenya ngo umushinga wawe w'inkoko 100 uzazigura ibihumbi 120. Icya kabiri uzakurikizaho mu gukora plan yawe, uzamenya ngo muri stage ya mbere izi nkoko zizarya ibiryo bingana gute. Stage ya mbere ngwibutse ni muri starter stage. Izi nkoko zigira ibyiciro bitatu. Muri starter stage inkoko imwe izarangiza kino cyiciro cya starter stage iriye ikiro kimwe na garama 5. Ikiro ni gice muri stage ya mbere ariyo ya starter. No kuvuga ngo ino mishwi 100 yose hamwe rero iki gice cya mbere cya stage ya mbere ubwo no kuva ku munsi wa mbere ukizakira kugera ku munsi wa 14. No kuvuga ngo starter imara iminsi 14 yonyine. Yeba inkoko imwe iryamo ikiro n'ibice 5. No kuvuga ngo izi nkoko zose hamwe ko ari 100 zizarya ibiro 150 muri no minsi 14 ya mbere. Reka dushyireho wenda igiciro cy'ikiro kimwe cy'ibiryo by'inkoko kugira ngo bize kukorohera. Yeba tubonye ko zizarya ibiro 150 nibura, iki giciro tugiye gushyiraho ni urugero, ntago tugiye kubahereza ibiciro biri ku isoko. Ibiciro biri ku isoko nawe nubu ukora business plan yawe uzayikora ugendeye ku biciro biri ku isoko. Reka wenda tuvuge ko urugero ikiro cy'ibiryo bya starter kigura 500. Uzafata bino biro 150 ukube 500 kugira ngo umenye ngo muri starter stage zizaryamo ibiro bingahe. No kuvuga ngo dufashe ibiro 150 tugakuba 500 naga ibiryo, igiciro cy'ibiryo ndetse n'ibiryo ni ibiro 150. Byose hamwe bizahita biba amafaranga ibihumbi 75. No kuvuga ngo muri stage ya mbere izi nkoko zawe zakonsomamo ibihumbi 75. Reka tujye noneho ku biryo izi nkoko zizakenera cyangwa se zizakonsoma muri stage ya grower. Grower stage ihera ku munsi wa 15 kugera ku munsi wa 28. Muri grower stage buri mushwi uzaryamo ibiryo bingana n'ibiro 2 n'igice. Ni kuvuga ngo ku nkoko 100 tuzafata 100 dukube ibiro 2 n'igice tubone ibiro 250. Ni kuvuga ngo muri grower stage zino nkoko zawe zizaryamo ibiro 250. Twakuba amafaranga y'ikiro kimwe ya 500 twavuze, ugahita uzigaburira amafaranga angana n'ibihumbi 125. Ubwo hano ni muri stage ya grower. Ubundi tugahita tujya kuri stage ya gatatu ariyo bita finisher cyangwa se ku musozo, aho uzigaburira uzitegura kuzijyana ku isoko. Ni kuvuga ngo muri no stage yo izava ku munsi wa 29 kugera ku munsi wa 42, kuko ku munsi wa 42 wera kuri uwo munsi izi nkoko utangira kuzigurisha. Muri no stage ya finisher rero zizajyamo ibiro 3 n'igice. Ni kuvuga ngo za nkoko ko zacu ko ari 100 kuri bino biro 3 n'igice zizarya ibiro 350 muri no stage. Ni kuvuga ngo nitubara amafaranga zizarya muri no stage tuzasanga ari amafaranga angana gufata bino biro 350 tugakuba 500 bizateba amafaranga ibihumbi 175. Ni kuvuga ngo ano mafaranga niyo uzaba usabwa kuva imishwi uyiguze kugeza igihe cyo wazijyanira ku isoko. Ariko amafaranga usabwa ntabwo ari ayo yonyine, hari andi mafaranga ushobora kuba wasabwa. Izi nkoko uzakenera kuzihereza imiti ndetse n'ingingo. Ubwo twavugamo ama vaccination arizo ngingo, ama vitamini, antibiotique, anticoccidiosis n'izindi zose uzakenera. Ku mishwi 100 nibura ntabwo azajya munsi y'ibihumbi 40. Ibyo byose ukajya ugenda ubyandika muri ya document yawe. Iyi ni business plan turimo turategura kuri wowe ushaka korora inkoko 100 za broilers. Aya 40 nayo rero y'imiti usabwa kuzongera kuyandika. Noneho point ya 6 tukaba twarebera hamwe utundi tuntu uzakenera muri buno bworozi bwawe. No kuvuga ngo uzakeneramo isasiro cyangwa se ibyatsi byo gusasira izi nkoko. Uzakenera amakara yo kuzicanira mu gihe zikiri muri grower stage. Starter stage ziba zikeneye ubushyuhe gucanirwa, uzakeneramo amakara. Isasiro tuzarehereza amafaranga ibihumbi, reka turereze ibihumbi 15. Amakara tuyahereze ubwo n'umufuka n'igice tuyahereze ibihumbi 25. Amazi ndetse n'utundi tuntu two kunyweramo
tuze kuyahereza ibihumbi 10. Ibikoresho bya fida cyangwa se zira drinka nabyo tubihereze ibihumbi 20 ndetse n'utundi dukoresho tw'isuku. Utu dukoresho twose hamwe duteranyije n'amafaranga yabyo araza guhura n'ibihumbi 70. Aya 70 nayo uzahita uyateranya kurara twamaze kubona haruguru. Aya mafaranga yose tuzayateranyiriza hamwe, tuzakora nka table kugira ngo tuze kuyifashisha mu kuduteranyiriza n'amafaranga. Twahereye ku imishwi twabonye ko tuzayigura ibihumbi 120. Ahangaha uzaca agatebo kugira ngo bize kukorohera umuntu uri gutegura business plan. Ku mazina hambere zashyiraho ko ari imishwi, ushyiraho ko wayiguze ibihumbi 120. Uhita ujya kuri stage ya mbere ya starter stage, ushyireho ko zizakonsomamo ibihumbi 75. Nitujya kuri muri grower feed izakeneye ibihumbi 125. Nitujya kuri finisher, muri finisher zakonsomyemo amafaranga ibihumbi 175. Nitugera ku miti ndetse n'ingingo dusange twarakoreshejemo ibihumbi 40. Noneho others bwo ni handi twasanzemo isasiro, drinka n'ibindi twasanzemo amafaranga ibihumbi 70. Totale ya byose hamwe ni ukuvuga ngo igiteranyo cy'ibyo uzasohora byose muri no mushinga kizangana n'ibihumbi 600 n'amafaranga ibihumbi 5. Iyi ni totale y'ibyo uzashoramo. Ubwo ahangaha uyu hageze ikitwa business plan yawe ibisa naho igeze ku musozo. Ikiba gisigaye noneho ni ukubarura ati ese nujyana ano matungo yawe ku isoko nyuma ya mezi runaka amaze gukura uzakuramo angahe, ukamenya ngo amafaranga azavamo ni inyungu cyangwa se ni igihombo. Noneho reka turebere hamwe amafaranga ashobora kuba yava muri no mushinga wacu nkuko twawukoze. No kuvuga ngo iyo ugiye kubara inyungu noneho ntago ubara nkaho za nkoko 100 zose twaguze, ntago uzibara ngaho zose zizakura anari nkoko 100. Hari icyo bita mortality, ubwo uhita ufata nibura muri zino nkoko 100 ugahita ufata 10% byazo ko zizapfa cyangwa se ndizikure neza kubera uburwayi cyangwa se izindi mpamvu. Uzirinde kubara inyungu gusa, uzahite ukora prediction y'ibihombo. Ubwo tubaze 10% turavuga nti nibura hakuze inkoko zakuze neza ni nkoko 90. Muri izi nkoko 90 no kuvuga ngo buri nkoko izabiri gupima nibura ibikeya abari ibiro 2, ariko izindi ziba zifite hagati y'ibiro 2 na grama 30 nangwa se ibiro 2 na grama 50 bitewe nuko wazitayeho. Ni kuvuga ngo izi nkoko 90 nidukuba buri nkoko nibura ikaba ifite ibiro 2, zose hamwe tuzasanga zifite ibiro 180. Iyi ni business plan. Tugeze kuri analysis noneho turimo turareba kuri profit cyangwa se ibihombo ushobora kuba wakura muri no mushinga. Noneho nitugera ku isoko tuzasanga agaciro k'ikiro kimwe cy'inyama z'inkoko kabarirwa hagati y'ibihumbi 3500 cyangwa se ibihumbi 3800. Hagati aho ngaho niho ibiciro by'inyama z'inkoko mberuka bihagaze. No kuvuga ngo kuri bino biro 180 by'inkoko zacu zifite dukubye ibihumbi 3500 tuzasarura muri ano mezi 2. Ubwo hano na mezi 2 izi nkoko zawe waziragiye zikaba zigeze kuri nongano zo konsumye ibintu ngana kuriya mezi 2. No kuvuga ngo zizahita ziguhereza amafaranga ibihumbi 600 n'ibihumbi 30. Nituba twagurishije ku giciro cyiza cya 3800, no kuvuga ngo zizaduhereza ibihumbi 600 n'ibihumbi 84. Ubwo ni cyagiye cy'isoko ryari rimeze neza. Mujye mwibuka no kubarira amasoko hari igihe kigera ugasanga amatungo afite agaciro, ikindi gihe ugasanga amatungo agaciro kagiye hasi. Noneho reka turebere hamwe isesengura ry'inyungu noneho ishobora kuba yavuye muri no mushinga wacu. No kuvuga ngo byose hamwe tumaze kureba ibishoro byacu twasanze izi nkoko twarazishoyeho ibihumbi 600 n'ibihumbi 5.
nyuma yaho dukoze ibarura kuri cya giciro cyo hasi ku isoko, dusanze inkoko zacu ziduhaye amafaranga 630. ni ukuvuga ngo iki gihe inyungu tuba twakuyemo ni 25,000 by'amanyarwanda byonyine. Mu gihe isoko ryari rihagaze neza, twasanze ko ushobora kuba wazigurisha biriya biro 180 by'inyama ukabigurisha 684,000. ni ukuvuga ngo ahangaha isoko ryagiye neza uzungukamo 79,000. ni ukuvuga ngo uno mushinga wacu ahangaha uzunguka cyangwa se wungutse, ntabwo wigeze uhomba. Ariko nubwo wungutse, inyungu murumva ko ari nkeya. Hari impamvu nyinshi zitumye inyungu iba nkeya. Muri bukoko twakuyemo inkoko 10 nibura zishobora gupfa. Ufashe izo nkoko 10 ukazibara, ubwo inkoko imwe ni ibiro 2, zigahita zivamo ibiro 20. Ubwo ufashe n'ibindi biro 20 ugakuba 3,500 by'ikiro cy'inyama imwe zikiri kugura, urumva inyungu wakuramo. Iya nyungu irahita igumya kwiyongera. Hari impamvu nyinshi rero zishobora kuba zatumye iyi nyungu yacu isa naho yabaye nkeya, ariko mu by'ukuri inkoko ni umushinga umeze neza. Icyo gusa ibi bipimo byose nakoresheje nta bipimo bihagaze neza ku isoko. Wowe icyo uzakora ugiye gukora business plan, uzagendera kuri no format nakoresheje, ntuzagendere kuri ano makuru nagiye nkoresha ng'ikiro cy'ibiryo. Ntago kiri ari cyo giciro cya nyacyo. Wenda imiti n'ingingo byahura, amazi n'amakara bishobora kuba byahura, ndetse nago inkoko yaguze. Ariko mbere yuko uzakora business plan, wowe icyo uzasabwa uzabanza umenye amakuru ga buri kintu cyose. Umanza umenye amakuru y'ikiro cy'ibiryo, umenye amakuru y'umushwi uko uhagaze ku isoko, umenye agaciro ko ikiro cy'inyama kiri kugura ku isoko, umenye utegure drinka n'ibindi bikoresho n'ikiraro, ubone ukore cyitwa business plan yawe ugendeye kuri wa mushinga wawe ufite. Icyo nge nakoraga hano no kugira ngo mbereke business plan ikorwa ite cyangwa se itegurwa gute kuva A up to 0. Ngira ngo hano urasobanukiwe, yeba wakurikiye ukaba wafokasinze, wari uzi icyo ushaka. Amakuru yose hano nagiye nyaguhereza uko wabiteranya kugera hano ku musozo. Reka turebere noneho umuntu waba ufitiye inkoko z'amagi, ese we yakora business plan yo gute? Kuko we muzi ko inkoko z'amagi zororwa igihe kirekire, zitandukanye n'izi nkoko za broilers cyangwa se izi z'inyama. Reka ngusabe rero ukiri hano wakurikiye ino video ukore like kuri ino video. Jya muri comment wandike comment cyangwa se ushyireho igitekerezo waba wagize, ubaze wabaza nk'ikibazo, wagisha inama. Ikindi ukeneye kujoininga group yacu y'aborozi ya WhatsApp, urasanga muri description y'ino video harimo link ya group, urayikandaho uhita ujya muri group, nawe ubashe kugenda ufata amasomo dutangira kuri WhatsApp. Noneho tunyarukire ku gice cya kabiri cyo gukorera business plan wa muntu ufite gahunda yo korora inkoko za Iza Brown cyangwa se izi nkoko tuzi nk'iz'amagi cyangwa se zaremewe gutera. Reka nifashije uno mushinga ni umworozi wari wansabye ko namufasha gukora icyitwa business plan, ariko akeneye korora inkoko 270 za Iza Brown. ni ukuvuga ngo izi nkoko 270 turaza nazo guhera ku giciro kugeza nazo zigeze igihe cyo gutera nibura. Ni ukuvuga ngo umushwi umwe wa Iza Brown ugura 2,400. ubwo ni muri Iza Brown, ntago ari Iza Brown, ni muri Uzima Chicken. Umushwi umwe wa Iza Brown ugura 2,400. ni ukuvuga ngo kuri no mishwi ye akeneye kugura 270. Igiteranyo cy'amafaranga yasabwaga kuba ino mishwi yayigura 648 kugura imishwi yonyine, imishwi 270. Icya kabiri yagombaga kumenya ngo azakoresha drinka zingahe cyangwa se tunywero tw'amazi. Muri zino ngoko 270 yasabwaga kuba yagura uturiro n'utunywero hamwe, uturiro 6 ndetse n'utwo kunyweramo amazi 6. ubwo ni drinka ndetse na feeder imwe igura 7. ni ukuvuga ngo drinka
itandatu zizahita zigura ibihumbi 42 ndetse na fida itandatu zigura ibihumbi 42. Ikindi yasabwaga kuba yagura amakara. Muri zino nkoko kugira ngo arangize iriya brooding yagombaga gusabwa imifuka 3 y'amakara. Icyo gihe amakara gari gafite igiciro cyiza, gari gakiri hasi, umufuka waguraga ibihumbi 10. Ni ukuvuga ngo imifuka 3 yasabwaga yagombaga kuba afite ibihumbi 30. Nk'uko nababwiye haruguru, iyi business plan n'ujye uyikora wowe ugiye kuyikorera, icyo uzajya ukora update. Ubanza umenye update z'ibiciro bya bino bikoresho uzakenera ku isoko. Nk'uko mubibonye ino business plan nyikorera n'umuntu, umufuka w'amakara waguraga ibihumbi 10. Ariko ubu ngubu sinzi ko wawubona aho waba uherereye hose mu gihugu. Aya mafaranga biragoye ko wawubona. Yaguze imifuka 3 ayigura ibihumbi 30. Twajya ku biryo by'inkoko, nibura inkoko imwe yagombaga kurya ibiro 10 kuva ivutse kugeza igeze igihe cyo gutera. Inkoko ya Iza Brown ubundi iyo wayitayeho neza ukayigaburira ugendeye kuri schedule yagenywe, uzigaburira ibiryo ingano ku munsi. Mbibutse ng'umuntu ugiye kwibaza ati ese umushwi urya ibiro garama zingahe ku munsi igeze muri grower nangwa se finisher. Ibyo bintu narabivuze, nakoze video ikwereka ingano y'ibiryo ukwiye kujya ugaburira kuri buri munsi kuva inkoko ya Iza Brown uyakiye kugeza igihe itangiye gutera. Ni ukuvuga ngo izi nkoko ya Iza Brown kuva uyakiye kugeza itangiye gutera, buri nkoko ibimaze kurya ibiro 10. Ni ukuvuga ngo muri zino nkoko 270 zizarya ibiro ibihumbi 2700. Ni ukuvuga ngo ku giciro icyo gihe bino biryo byaguraga 800, yasabwaga kuba afite 2,160,000 byo kugura ibiryo byonyine. Ikindi yasabwaga yagombaga gusabwa isasiro. Isasiro yagombaga gusabwa imifuka 10. Umufuka umwe waguraga ibihumbi 3. Na n'ubu ngira ngo ho ni nako bikimeze. Imifuka 10 yagombaga gusabwa ni ibihumbi 30. Totale y'ibyo yagombaga kubasabwa byose, ahangaha yagombaga gusabwa 2,2,922. Ku mushinga wawe w'inkoko 270 za Iza Brown kuva uzakiriye kugeza zitangiye gutera, usabwa kuba ufite nibura 2,900,220. Iki nicyo twita business plan. Business plan iyo yitayeho neza bizagora ko uzahura n'ibihombo. Wowe icyo usabwa no gushaka umuntu ubihugukiwe cyangwa se ubishoboye, ukamwishyura make yawe, ubundi akagukorera icyitwa business plan, ubundi akagusobanurira uko yayikoze buri kimwe, ubundi nawe ukumva ko ibyo ugiye gukora ari ibintu usobanukiwe kurusha wa muntu ukora adafite plan. Kuko uwo muntu ukora adafite plan akenshi bakunze kugwa mu bihombo batarigeze bamenya ngo babiguyemo gute, bakabibona nyuma bamaze kubigeramo. Wowe icyo usabwa nk'umuntu ugiye gukora ibintu biri professionnel, uzige iga cyangwa se kurikira ino video umenye kwikorera icyitwa business plan. Nunashaka umuntu wabihugukiwe ku buryo azabigufasha, nawe hari amakuru ubifiteho akagusobanurira ibintu ukumva imvano yabyo. Turebye rero yino table reka tuyisobanure twihuta. Twabonye ko uzakenera kororamo imishwi 270 ya Iza Brown. Ahangaha ni amahitamo meza kuko Iza Brown ni inkoko zibasha kuba zabaho igihe kirekire zirimo zitera amagi kandi zigatera amagi menshi. Inkoko ya Iza Brown nguko twabibonye muri video zabanje ishobora kuba yatera amagi hagati y'amagi 320 kugera ku magi 330 ku mwaka. Urumva ko ari inkoko ishobora kuba yatera amagi menshi. Utunywero rero n'uturiro ugomba gushyiramo utunywero n'uturiro duhagije kugira ngo za nkoko zawe zitazajya zibasha kuba zacurana cyangwa zikagira umuvundo mu gihe uzihaye ibyo kurya. Ugomba gushyiramo uturiro duhagije. Amakara noneho, amakara ubundi izi nkoko za Iza Brown ku minsi 14 ya mbere ubusabwa gushyiraho ubushyuhe buhoraho kandi buhagije bufite bya bipimo by'ubushyuhe twabonye muri video zabanje. Iyo buri mushyashya kuri no channel, gerageza zino video zibanza uzicamo kuko nazo zirimo amakuru akureba iyo ushaka gukora ubworozi kandi ukabukora mu buryo bwa kinyamwuga wirinze ibihombo.
ibiryo twabonye ko izi nkoko za Iza Brown itangira kuba yatera igi rya mbere imaze kurya ibiro 10. Ubwo icyo uzakora uzateganya ko buri nkoko ushobora kuba wayibonera ibiryo bingana n'ibiro 10 mbere yuko itangira gutera. Isasiro ryo rigomba guhoraho kuva zivutse kugera zigeze n'igihe cyo gutera, zikajya zihora zifite isasiro kandi rifite isuku kugira ngo wirinde bimwe mu byorezo nk'indwara za coccidiosis ndetse n'izindi zishobora kuba zaturuka ku mwanda. Gusa muri no plan yawe hari ibintu tutongeyemo, hari ibindi bintu ushobora kuba wakongeramo. Imiti n'ingingo tumaze kubona haruguru ko bikenewe cyane, by'umwihariko ugatangira no kujya ukoresha ya miti ya herbal remedy. Nguko twabibonye iriya miti ikora neza cyane kandi biba byiza yukoze prevention it's better than cure. Ugakora prevention hakiri kare no kugira uzajye kuvuza za nkoko zawe. Ikindi ushobora kuba wabariramo abakozi ntabwo twigeze dushyiramo, ndetse n'umwanya wawe nawe uzakoresha. Bizaba byiza iyo ugiye mu bintu by'ubworozi ukabijyamo nk'umuntu uzi ko ari muri business ko yagiye gushora. Ubundi reka mbabwire inama nushaka gukora buri kintu cyose uzashaka gukora, n'ijambo ry'Imana riravuga ati ikintu cyose werekejeho umutima gikorane n'imbaraga zawe zose. Niyo mpamvu rero numva ugiye mu bintu by'ubworozi ntuzabijyemo ngo ugiye guherekeza abandi, nawe uzajyemo nk'umuntu wakoze umushinga, nk'umuntu wateguye. Yeba abandi bafata umushinga bakajya gupanga boutique yara bagacuruza, nawe ikora umushinga wawe ugiye gukora icyitwa stock hari y'inkoko, ubundi urebe ngo ubuzima buraza kumera neza. Hari benshi babigutanzemo, wabegera bakakugira inama, cyangwa se ukareba inyungu bagenda bakira ukamenya ngo uno mushinga urimo agafaranga. Niba ari ubwa mbere urigeze kuri channel rero ndugenda udakoze subscribe, wowe icyo usabwa ni ukuguma kuri no channel ugakora subscribe kugira ngo ujye uhora uhabwa update kuri buri video zikurikiyeho. Video itaha tuzababwira ku kijyanye noneho nuko wakikorera ibiryo cyangwa se umushinga wo gukora ibiryo iwawe by'inkoko zitandukanye. Ubwashize twaberetse uburyo wakikorera ibiryo by'inkoko za saso cyangwa se zino nkoko za mbera byombi, ariko muri video zitaha dushobora kuzabereka video ibereka yuko wakikorera ibiryo by'izi nkoko z'inyama cyangwa se izi nkoko z'amagi, ukamenya ati nazo wazikorera ibiryo gute. Reka ngubwire ngo komeza ugire ibihe byiza, ndiwibarwe gukora subscribe. Uca muri comment usigemo igitekerezo, ikibazo, inama, inyunganizi, byose waca muri comment ukabisigamo. Mukomeze mugire ibihe byiza, duhurire kuri WhatsApp group y'aborozi mumbaza ibibazo aho mutasobanukiwe. Murakoze, ciao ciao.